Nabazani wa munega bitadri mana juko nekata yego ni njewe Fanyita Elia from kuri radio ndagiye no musama kuri Nyarwanda mani ngweta mu binika wacu oya uyu Fanyita Elia nago bisanyura ariko oya Fanyita Elia Duhurire kuri TV murebe bakwe comedy mu zipatika tatu ari TV shani chano nawe naje nk'igishushu Jesus. God have mercy upon us. Jesus. God have mercy upon us. ariko sha muruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha kabuye ni Kigali nabo mbona imeze nkazo baje bakakogosha ukeneye kurangisha ngana kitakare shop ndanga inzu ndanga ibibanza no mundi mituragurisha pasi n'ukara Jesus. Jesus. God have mercy upon us. Umukoreho biri byanye ngo nimukoreho no gukubitwa no gukubitwa reba rwose woraza unjyana ibintu byanjye nta nubwe wonjyana ibintu byanjye uko wanakubitwa wanuzana n'ibintu by'imiti uranyishyura ibyawe abana b'ubujuru uranyishyura wabiguze se uzi kunyishyura ntabwo worakubitwa warandira ikintu ngo njyanye ikintu cyewe ninde wari ugifite nsubiza waranakubitwa maze nkubwire we wakanyamagambo we wenda gutera nkukubita hasi undi munsi gute se woramereza ibyanjye nundi amahoro Jesus. 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 God have mercy upon us. What is that? Jesus. Jesus. God have mercy upon us.
ariko sha mu Ruhengeri ko bari gutanga uburyo bwo kogosha ingagi ukaba uri hano i Kigali nkaba mbona umeze nkazo wagiye bakakogosha. waba ukeneye kurangisha bena kita kare shop Kimyenza kubarasta mwana. Ye? Kimyenza kubarasta muterwa ni. Aha wahangejeje ute? Umuyehe? Urutsewo. Ahani. Uruwahe? Ahani. Kwanda ari kubura. Yitwa Kitaka. Kidagari wahe. Ahani. We kwijijisha mugabo we watanyunyenzaho. Wana bizira. Uvuye he? Wowe? Nta muntu ujinyenzaho. Uvuye he? Uvuye wowe. Wayobye? Wino hano ari. Amwe mpari wa mugabo. Aha. Mbere yo kunyabya wanangwa. Wanyiteje no kumva birakugora. Hamagare polisi rero batugere muri gereza. Mwitendekaho? Yera ahantu turutse. Urameka. Gutanshikuta nametso. Nose mbe mubi ubibone? Ndagukubita. Bundi Ndagukubita. nunyabeje? Ndagukubita. Nunyabejeho? Ndagukubita. Cyangwa genda utanangwa ugenda. Genda utanangwa ugenda. Genda. Nunyabeje? Genda utanangwa. Nunyabejeho? Genda utangwa. Ndakwereka sha. Nunyabeje? Jesus! 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 God have mercy upon us. Yewe bavugana na cyumuringa impereze byanjye wiza kugukonereza se wapi ubundi ku kibuga cy'indege urabona abapilote barimo baratwinjiriza imizigo ntugire ikibazo uri mu rota ariko mubizi se aya nubigiraho ikibazo ni umuntu ugiye kunzanira icyayi nta kibazo wapi twaraburanye akagafone nkaguze mu kanya uguze nande se kandi wa n'umuntu tugiye gusinya nkaguze nawe ntugire ikibazo esiri ni isoko ndaje nguvugisha tubanze dusinye ndanze kanze mwana ubuzi ko cyane no kwica mwana nukanza n'iseseme mwana ubu ngo nukanza n'iseseme gusa ubwo mwana ngiye mwana naba inde usuguri kuza kunguka mu nguki ndagaswera heza fone ya uri kubwira nje ndabwira iki kiri mu marinete inde nkuko inde ambesire ndagaswera ambesire yaciye hera kandi duhagararanye nayo inde nje mpagararanye nayo ngo nguki isura saze mwana ese bisambo nuko musigaye mukora ngo cyaguciyeho udakina n'ibyanjye udakina n'ibyanjye ninyine n'ibyanjye ntukine n'ibyanjye ninyine n'ibyanjye nkubwire mfasha umva nkubwire ndekura ndakora icyo wakayikora ahita kita kare from ku ibyo ntago binde ndekura mwana nukanda hano umusirikare hano umusirikare fuck you mwana wineri fone yanjye bwo uramafa telefone yanjye igiye kandi ndagukubita amatelefone yanjye igiye nuko musigaye musara igiye agaswira kuri buyimba amatelefone yanjye wa mugabo akubundi wakajura we uranzi njunzi ukora ikintu bise kukumyira banyita kitaka mwana uzi ko ubu nakunywera we mwana
we nakunywera mwana wanywera wowe urumva wamye ariko nje nakunywera uzi bifuri nafashe mwana ibyo bifuri ntabwo bindeba pe ako mwana nyumve we nta nakwica mwana we wanyica we wanyica we banze mwereke we wanyica we wanyica we wanyica Jesus! Jesus! Jesus!